One back to back, reka nongere nigaruke mbabwira ngo kanongere mbifurize kugubwa neza, nababwira ngo mukomeze muryoherwe mu bintu byose birimo. So reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe mukurikiranye ibi biganiro byacu, reka mbabwira ngo iyi mihanda irimo imiserero n'akavuyo mu buryo utabasha gusobanukirwa ndetse no kumva. So mwakunze kugenda mwumva imiserero hagati y'uwo twakita Papa Cyangwe n'uwo twakita Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya, usobanura filime uzwi mu gasobanuye cyane. Ubundi amazina ya Rocky Kirabiranya, amazina ye nyakuri yitwa Uwizeyimana Marco, ariko yamamaye ku izina rya Rocky Kimomo. So nukuvuga ngo rero Papa Cyangwe muri iyi minsi cyo nababwira cyo nuko yakomeje kuva yava muri Rocky Entertainment, yakomeje kugenda asebya Rocky, anamutukana amuvuga ibintu byinshi kandi byinshi cyane, agenda amuvuga nabi ngaho yasohora indirimbo amuvugana ukundi. Murabizi nk'indimo Papa Cyangwe herukaga gushyira hanze yitwa Mu Bigori, naho yamushyizemo yamumekinshemo. So nukuvuga ngo rero nago ndamenya neza ikintu bano bantu bapfa, kuko nago numva yuko abyaba ari ugutandukana gusa, ko si ubwa mbere amareba agiye atandukana n'abahanzi, ariko ugasanga nta bidasanzwe, ugasanga nka Marina Deborah naga gikorera muri Demeni, ariko nta bidanje nyine nabo wumva nta miserero nta bindi bintu byigeze bivugaho cyane. Bijya Papa Cyangwe na Rocky rero bimaze gufata indi ntera, aho Papa Cyangwe yakomeje kugenda yibasira Rocky mu buryo budasanzwe, kugeza n'aka kanya Rocky ntago yigeze akunda kujya mu itangazamakuru amusubiza cyangwa se agira ikintu abivugaho cyane, bakomeje kumwihorera. Ariko Papa Cyangwe si Rocky gusa, yigeze no kuza yibasira buri abantu bose hafi mu gihugu, hafi ya bose, ngaho yigeze kujyana beef na Kivumbi. Iyo ngiyo yaranarangiye, ubu mbibutsa yuko banafitanye indirimbo yitwa Mu Busaza. Ni indirimbo ejo izasohoka saa 5 za mu gitondo zuzuye, ejo izaba yageze ku mbuga zicuruza umuziki za Papa Cyangwe. Nuvuga ngo rero ibya Papa Cyangwe na Rocky ni ibintu bikomeje gufata indi ntera, ntago bigeze berura, kuko ntago baba barapfuye guba ngo Papa Cyangwe aravuye muri Rocky Entertainment gutyo gusa. Wapi namwe ubwanyu mukoresha ubwenge mane, namwe ubwanyu mujye mukoresha ubwenge, mubanze munamenye n'ibyari byo. Murumva ibi bintu koko byaba ari byo, aho umuntu atinyuka akabwira uti nimbwa. Ni ukuvuga ngo ejo bundi ho byagiye guturika bibera ejo ndi bijye guturikaho ni Rocky we wavuze uti ngiye mfite imbwa yitwa Papa Cyangwe, yaguze imbwa yita Papa Cyangwe. Papa Cyangwe rero yise Rocky Kirabiranya imbwa, anakomoza ku izina Rocky yise imbwa ye. No kuvuga ngo Rocky Kirabiranya yaje kugura imbwa, ayo mbwa arangije ayita Papa Cyangwe. Umuhanzi rero Uwingiye Imana uzwi cyane nka Papa Cyangwe mu muziki nyarwanda yibasiye umusobanuzi Rocky Kirabiranya ubwo yari ari mu kiganiro na Radio Rwanda. Papa Cyangwe yibasiye Rocky Kirabiranya ubwo yari ari mu kiganiro kuwa gatandatu mu kiganiro ndetse yagiranye na Radio Rwanda. Muri icyo kiganiro umunyamakuru wa Radio Rwanda yabajije Papa Cyangwe niba koko ari bye imbwa ya Rocky yitwa Papa Cyangwe. Papa Cyangwe yaje kuvuga uti nibyo, ati ibyo ngibyo nibyo koko Rocky Kirabiranya yaguze imbwa ayita Papa Cyangwe. So nukuvuga ngo rero, ariko nyuma y'ibyo byose Papa Cyangwe yanavuze yuko imbwa zitwa za Michael ari nyinshi cyane kurenza zitwa za Papa Cyangwe. Bishatse kuvuga ngo Rocky we hari imbwa zitwa za Maka. Murabizi neza Rocky Kirabiranya yitwa Uwizeyimana Marco. Papa Cyangwe aravuze uti imbwa zitwa za Marco zo ni nyinshi cyane kurenza izitwa Papa Cyangwe. Bishatse kuvuga ngo Rocky we ni imbwa nyinshi, nicyo kintu nashatse kuvuga mu Kinyarwanda cyumvikana. So ntago nzi neza ahantu iyi beef yabo hano izagera, ariko ni ibintu bikomeje kugenda bitangaza binatungura abantu benshi iyi mihanda kabisa. Reka mbashimire mbabwira ngo rero mukomeze muryoherwe n'ibiganiro twabateguriye. So ntago nabagenda nababwiye ati niba utarakanda subscribe bantu usiga ukanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimeze fresh. Ikindi ushaka kwamamaza nimero ni yayindi ni 0785 5475.